nitwa Nataliya Mukakamenye akagari ka Matare Murenge Rugarama nkaba narapfushije umwana wanjye amanzaganya ntawe yateye uruguma ntawe yibye ntawe yatutse ahubwo nkabajyana yazize ikintu cyitwa amafaranga umugore we ngo yagize impanuka yirukanwe n'abo bari bakoranaga ibibi abacika noneho yitura mu nzira niba ari imodoka yamwishe yamukomerekeje avuga yuko ngo ari ntabajyana yamwishe aragenda abeshya ngo yarasezeranye ngo niramuha amafaranga ngo y'impuzo y'uruguma aragenda bamurerera za miliyoni ubwo nasi ubwishingizi ubwishingizi nuko yasezeranye ngo nuko yasezeranye bamuhe ubutabazi bamuha amafaranga ayo mafaranga rero niyo yaje kwica abajyana araza arayasasa ku murenge araza arayasasa mu yishyikira araza arayasasa wamuhaye impuza impapuro z'ubusezerano zo gusezerana ngo ntabajyana yari yarabuze ibipapuro by'ubutaka umugore ariko yaragiye arabimuha none rero ubwo noneho ntabajyana azira ayo mafaranga nta ribi yagize ntabagiriye nabi ayo mafaranga niyo yamwishe ayicishwa n'iki n'uwo gitifu w'ikiramuruzi ngo namutabare ngo noneho ageze aha ngaha yarashaka kugira ngo amwambure diporome ayo yamuhaye amumara iki ugiye kwigurisha ku kazi uragira vuba nabajyana yishwe n'ibintu bibiri yishwe n'amafaranga yishwe n'amafaranga ntabajyana n'ubuduha yishwe n'amafaranga yishwe n'izo tariki z'ukwa munani ngo batanguranye no kugira ngo izo tariki zitezagera ntabajyana akiriho baramufubarika rero noneho bamutwaye amanyavu dore iki gihe ubwo bari bamujyanye agenda tuzi ngo azafungwa nk'abandi agiye ntabwo bigeze bamuburanisha yaragiye bahita bakubita mbese kuburana ko baburanye yaburanye noneho baramukubita za nkinzo za mboti baramukubita mbese baramujanjagura baramukubita ntibanamukubita n'umucico aho bamuca urugaraguro babanza kumuca igice kimwe cyo hepfo bamaze kumuca igice cyo hepfo aranyara ibintu bimaze guhindana babwira abantuze banyururu bari bahari none babitwara bagenda imise kandi mwongere murare mumukubita turabagabanyiriza ibihano kuko bamukubita bahagarikiwe n'uwo mugore ari mu idirishya atunga ati nimumukubite n'ikico vuba nimukubite gusa ibihembo ni ibyanjye barakubita ntabajyana ubwo ntiyapfa barongera baramukubita iminsi 3 ntabajyana yapfuye iminsi 3 niyo ntabajyana nziza ubwo yazize umugore wamubwiye uwo gitifu yavuze ngo niyatabare vuba yo kumutesha akazi yo kumutesha porogaramu diporome ubwo ntabajyana nta kindi yazize ayo matariki y'ukwezi kwa munani uwo gitifu yaje kuginjira mate uwo gitifu wavuze ngo batamutesha diporome yaje kuginjira mate siwese wamusezeranyije rwa rukiko yumva bateye niwamutejeje cya gikuma barasezeranye cyangwa basezeranyije bitarabaye ntabwo byabayeho n'impimbano ntabwo bigeze basezerana noneho rero yatabazaga wa wundi yahaye impapuro mpimbano ati gira vuba ntata diporome nangwa nkatagaza ubwanjye ubwo noneho
bihutisha vuba kugira ngo birukanse abajyana bamwice ya matariki 20 z'ukwa munani zitaragera zizagere yararangije yaravuye kuko noneho amaze kumwica arakora agenda avuga ati abwira urukiko ngo nibahanagura urubanza ngo uwo twabonanaga yarapfuye nta kindi ubwo rero noneho urubanza kuko bahera ko niba barahanaguye niba baragubitse icyo sinamenya ariko rero mbiri herezo ryuko baba rukiriho ngo ngende ndiburane ariko nkaba nshaka kugira ngo mbone isezerano rya ntabajyana n'ingabire ese mukecuru umubyeyi ubonye kwigendera wenda turaza kubaza n'abakuru be n'abarumuna be nibo bahari koko mu kiganiro Ingabire Laetitia yahaye Ishema TV bari imusanze kuri station ya polisi ya Rugarama yavuze ko yari yarasezeranye na nyakwigendera nk'umubyeyi iryo sezerano warasinye cyangwa mwarigiye mu byagenze bute njyewe ubisubi nakababaye nanjye ko namubonye icyo yasezeranye kwa padiri icyo nzi ni uko yasezeranye kwa padiri ntabwo yigeze asezerana mu maboko ya leta ariko baravuga ko ntabwo yagiye gusezerana kwa padiri atarasezerana amategeko abanza mu mategeko ariko noneho rero ibyo barabimukundiye bamukundiye muri uwo mwanya asezerana kwa padiri noneho kuko azasezerana muri leta bitonze bameze neza ariko ntabwo yigeze asezerana narahize Imana yo n'ijuru ntabwo yigeze afata ibendera nk'abandi bose ngo asezeranye n'Ingabire ubwo ntabwo mwabitashye gusezerana Imana rero nayitangaho umugabo yuko ntabwo ntabajyana yigeze asezerana pe yasezeranye kwa padiri ikiziguro niba ari ikiziguro niba ari n'Nyakayaga ariko yasezeranye kwa padiri ntabwo muri leta yigeze asezerana noneho ubutangazwa no kugira ngo abatarasezeranye ku murenge hariya yo gusezerana ku kagari kacu hariya agatambuka akagenda akajya gusezerana ikiramuruzi asezerana ikiramuruzi nkandi ku murenge wacu wari wabuze umurenge wacu byari byabaye batabibashije n'abo ku kagari ubwo rero none tuvuge ko ari impimbano yashatse kugira ngo amwice noneho akureho atwara ibyo byose ariko mu byo byose ubu ntabwo nakabikurikiranye ndabikurikiranira kakana wari hagati n'ibisho ndakurikiranira umuntu we gutabagara yo kuzimanga uyu muntu niwe ndwana nawe niwe batarariho niba ataramusigiye iyo atamusigira ntabwo nakamukurikirana yaje akaza agakuka ibye byose akaza agakuka ibya ntabajyana ariko none uyu niwe kibazo cyanjye nanjye nawe ni nari muto ni umwana pe agomba kujya gushaka noneho rero nta kuntu nabona mfite ubundi ngaruke nicare nkamubarije nanjye nicyo kintera imbaraga zo kugira ngo menye urwo rukiko yuko bateye icyo gikorwa ndasaba ubutabera ngo nimundere ababyeyi imvugane ni ukagira Imana y'u Rwanda rero muvugane n'uyu iyo muri muzambere muvuganire icara hasi shaka uyu niwe ikibazo niba ntari mfite ubundi nabyiburaga kuko akajyana ndashaka rero kugira ngo nabone agire icyo yabonaho ku byatsi yo kuzinangana Mukecuru turacyaganira ubushize tuganira avuga ko batarabaho umurambo barawubahaye barawuduhaye ariko umurambo barawuduhaye ariko aragaruka akaza kushongera kandi umurambo nta nubwo nihuza n'imva ye ntabwo irizura iracyaho dore itafari y'ibiraho ikirunze ntabwo irizura aho izuzura sinkazi ubu kandi ndi umukene udafite n'inzira zishima nakanayubakishirije nanjye aho yarigeze hariya none bana banjye ndasaba ubutabera ndasaba ubuvugizi mukavuganira guvugisha abandi wenda kandi kajambo kare
ariko dore uyu n'ibintera simburanya kugira ngo mbone ibyo nagufura kuri ntabajyana oya ntabajyana afite abagore yarafite abagore bagomba kugenda mu byabo ariko uyu nguyu nyina w'uyu ubu ni kuvuga ubusa ntacyo yakwirirwa avuga ariko noneho jyewe ndavuga biruyo wenyine ko barabahemura mu buryo kiri mutego twarabyakiriye yaje ateze urugori aza bamufitiye agatimba bamufitiye impuza bya bindi by'agatimba bamufatiye agatimba inde uwo mugore wamwishe yateze urugori abafite abana bamufatiye agatimba n'abafite ibishoro inyuma ye ubwo rero noneho haza bashaka kugira ngo babone imigabane ashaka kugira ngo bajye kumuhamba inyuma aho ngaho muri ririya shyamba bavuga ngo bamuhambe hariya aho yasize yihingiye nuko ubwo rero agira atyo komanga mu mutwe usanga ibyo bikomeye maze rero nuko ibyanjye n'ibyo ariko kandi nindera ababyeyi kugeza ubu ngubu hose hari inzego zaje kubareba zivuga ziti turabafashije kubera ko umuntu gushyingura abantu babafashije habonetse abantu benshi na burugumesitiri yaraje ubwo ni meya yaraje ndetse na ba gitifu bari bahari benshi bari bahari hari n'abapolisi benshi ndetse ukuntu byagenze ibara urupfu inkuru iratuba iyo hatari ubuyobozi sinabashaga kugira icyo nakora ariko isi yari iraha yarutagiye ibyatsi nayo ubutaka baba baramukijijeho nawe bande iyo abantu bari bahateraniye bamutera ibinogo yirukankira mu modoka byari bicika habaye abayobozi habaye imbaraga ese mu gihe cy'itangazamakuru tutari ko iyo zitaza byari kugenda bitewe mbere natwe twajyaga kwiberera none yajyaga guhamba twaraje biramenyekana barabigize ubwiru ariko byaje kumenyekana cyane rwose bana banjye rwose mwarakoze baramenyekanye no kugeza no kuri uyu munsi no gukongera umugisha murakoze cyane reka wenda turaza kuganira n'abandi turabashimiye kandi mukomeze mwihangane nizeye ko abadukurikiranye ubutabera nk'uko babigenje mu nkuru twakoze bwa mbere bavuga muti umuntu yiciye mu buyobozi turakeneye umurambo bakaba barabikoze n'ibindi bazabikora ubwo nshuti n'imana murakoze amazina yanjye nitwa Nyirangabo Esperance ntuye muri mudugudu wa Rebero akagari kacu n'Amatare umurenge n'Ubugarama intara y'Iburasirazuba akarere ka Gatsibo yego n'abagena bari bane yarapfuye twaherutse hano bavuga bati nta murambo bimeze bitungo nk'uko nyine mwavuye n'ingaha ubwo hashize nk'iminsi mikeya inzego za leta ziraza haje ku ntara abo ku ntara baraje umugenzacyaha araza haje akarere haza na gitifu wacu ndetse n'uw'akagari ubwo rero kuko twari dufite amatsiko yo kumenya urupfu rwa Ntabajyana umugenzacyaha yatubwiye ko Ntabajyana yapfuye yishwe n'inkoni guhera ku maboko hose yatubwiye ko nta hantu na hamwe Ntabajyana batari baramukubise ibyo turabyakira tumusaba yuko bagomba kuzana n'umurambo we tukawubona umurambo barawuzanye bamaze kuwuzana ubwo umurenge wari wemeye yuko ugomba kumuhambisha bafatanyije n'umugore we Ingabire ubwo rero Ingabire ubu nyine ngo gitifu yahamagaye Ingabire bamubwira ko agomba guhambisha umugabo we akazana ibyangombwa byo kumuhamba amatafari umucanga ubwo twahavuye nyine n'ubundi byimuwe ariko byaratangaje kuba bamaze kumushyingura urabona amatafari aracyahari umucanga uracyarunze Ingabire yatera agati mu ryinyo
ubwo mbese ikindi aza gutesha umutwe uyu mukecuru nawe nuko uyu mukecuru ameze. Ubwo no kubanga iminsi mike twagiye kumva Ngabire yaraje ngo ari muri uyu mudugudu. Ubwo amaze kuhagera ubwo Ngabire nta mutekano yigeze atanga, yaraje ajya mu masambu arayakodesha ashyiramo umugabo muhirane barimo guhinga ahitwaga ahantu abajyana yakoreraga. Umukecuru agize ngo ashyizemo umuntu niba bazahinge tugabane, niba bazagabane nyine kuri uwo musaruro uzava muri ako gakeregeshwa nta bajyana yari arimo. Ubwo no kuvuga ngo naho Ngabire yaraje ahagarika uwo mugabo. Amaze kumuhagarika byaduteye ikibazo turabose ko umukecuru ari umukecuru akaba ashaje akaba atabasha guhinga, imfubyi nta bajyana yamusigiye izabaho gute? Ubwo rero twategereje nk'abaturage twavuze uti rero bajya baca umugani ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma, kuko nta bambaye Ngabire ntabwo yigeze yibwiriza kuza, ubwo afite icyabimuteye kubona amaze kubambanira umugabo akicwa. Umugabo mu gihe atarabura umugore akaba araje yinaze mu mudugudu, araje yongeye nanone kongera gutera abo yasize agahinda. Twagize ikibazo. Ubwo rero nkamwe nk'inzego bose nk'abanyamakuru bose mudukurikirana ikibazo cy'uwo mugore uza gutesha umutwe umukecuru ari nko kumukina ku mubyimba. Njyewe yumvishe ngo Ngabire Chantal ngo yarasezeranye. Mukuru njyewe nashakiye igihe kimwe nk'abajyana n'uwo mudamu we. Ubwo ngubwo Ngabire yashatse mu buryo butemewe n'amategeko, yasezeraniye kwa Padiri Kiziguro narindi hano mu mudugudu. Ubwo urukiko ntabwo yigeze ajyaho, twebwe icyo gihe cyacu umurenge ntabwo bari bagaha uburenganzira bwo gusezeranya ku murenge cyangwa mu kagari, twebwe twasezeranyaga hari ikiramuyobozi. Ubwo testation de mariage ndagifite. Ubwo nta bajyana Babiriyani na Ngabire nta testation bigeze bagira kuko batigeze basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo rero ngo hari abagabo ngo basinyiye nta bajyana Babiriyani asezerana ngo na Ngabire, ariko ubwo twebwe nk'abantu batuye nk'uyu mudugudu muzi ko iyo abantu bagiye ku rukiko ni ubukwe kimwe n'ubundi bwose. Haba umuryango urabimenya, inshuti abavandimwe bagataha ubwo bukwe bw'abashakanye nyine bazashakana bagataha ubukwe, ariko ibyo ntabwo byigeze bibaho. Twumva nk'abantu ngo batarenga nk'abantu bene nka 5 cyangwa 4 ngo bagiye gusinya. Abo bantu baba basinye n'urwo rukiko rwabasezeranyije ntabwo tubizi. Ubwo rero rwose twebwe mudukurikiraniye icyo kibazo cy'amasezerano nk'abajyana na Maria Chantal ari we Ngabire, icyo kibazo mugikurikirane natwe tuzamenye uburyo abo bantu basezeranye. Murakoze. Hari akantu tubwiye umugenzacyaha yarababwiye ngo yarakubiswe ngo ahantu hose inkoni nyinshi. Yarabwiye impamvu yarakubiswe. Twebwe yaraje ahageze, ubu dutegereza nyine ijambo nyine ari butubwire. Ubwo ijambo nyamukuru rero twaje kumubaza tuse uwo muntu wacu kuki mutamuzana nibura ngo nashyingurwe tumenye ngo twaramushyinguye. Twe kujya twirirwa dutegereje umuntu abajyana aracyariho bamwe baterapfuye. Nuko aratukati n'umwanganya na gatoya twebwe turababwira iyi n'ubundi cyatuzanye. Ubwo hashize umwanya mutoya yaje guhaguruka afata ijambo, habanje gitifu w'umurenge aravuga. Amaze kuvuga ubwo ni kuvuga ngo umugenzacyaha nawe aravuga. Amaze kuvuga amatsiko aratuma aravuga ati nta bajyana Babiriyani yishwe n'inkoni. Atari ko mu kwicwa n'inkoni nta hantu na hamwe guhera ku maboko umubiri wose yarakubiswe. Ubwo rero nta kindi kintu icyo twashakaga no kumenya urupfu rwamwishe. Yababwiye impamvu bamukubise. Ntabwo yigeze atusobanura impamvu bamukubise, uretse ko avuga yuko bagiye bagakurikirana ikintu cyaba cyaramwishe n'icyabiteye ko bagiye kugikurikirana. N'izo nkuru dufite. Ubwo turategereje yuko nyine tuzakurikiranwa tukamenya iherezo ry'urupfu rwa Ntabajyana. None niba umuntu yarapfuye adaciye kabiri, umugore Ngabire Chantal akaza agatangira kuza guhinga, nubwo iki
none se bose twebwe nta kintu twabivugaho kuko n'ubundi kuko uburyo tutavuze ntabajyana apfa mu rupfu rwa ntabajyana nta kintu twari kuvuga kuko iyo ubona umuntu aba mu mudugudu akajyanwa ashimuswe amaso yacu akabireba umuntu yagera mu buyobozi umuntu akahapfira yamara kuhapfira ntibanamenyesha ba nyiri umuntu yuko umuntu yapfuye tukaza kubibwirwa n'abantu n'umuntu umwe wari ufungiye ku murenge niwe waje atanga ayo makuru yuko ntabajyana yapfuye ubwo rero nta kindi kintu twari kurenza aho ngaho biraje ubwo twarategereje turavuga tuti ikintu kibimuteye naho abamucumbikira bazi ikibazo cyavutse ubwo bazi impamvu zabyo kuko nta kindi kintu twari kurenzaho. Ese ngo itangazamakuru ritahagera byo kugenda bite? Niba itangazamakuru ritahagera bari kuvuga yuko yishwe na covid nyine bakamushyingira nk'ishwe na covid aho kuba itangazamakuru ryarahageze amakuru mukayahabwa yanya kwigendera urupfu rwe namwe mukarukurikirana niyo mpamvu umuntu wacu twamenye urupfu rwamwishe. Turabashimiye. Murakoze natwe turabashimiye ubutange bwanyu. Murakoze ngira ngo ntabajyana na Buriyani umukuru wanjye ubwo mu ntege ntabajyana na Buriyani urupfu rwe icyo yazize amafaranga. Icyo nabivugaho ni uko ntabajyana na Buriyani yabiranye n'umugore we baburana bahereye mu mudugudu baburana mu kagari baburana mu bunzi bagenda bagera no mu nkiko. Icyo gihe baburana bwamirabirana uburenganzira bw'abana ashaka icyo bita akita de naissance kugira ngo abana bagire uburenganzira kuri se akita de naissance kugira ngo abana bagire uburenganzira kuri se. Ibyo ngibyo yabiboneye uburenganzira. Habaho n'ikindi cyo kuburana icyo bita akita de mariage nyine isezerano. Ntabajyana ntabwo yigize asezerana ngabire byemewe n'amategeko aho basezeraniye mu itorero ry'Agatorika kuri cyo abantu basezeranye imbere y'Imana batarasezeranye imbere y'amategeko kandi abanze imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo ibyo byarashobokaga kuko mu burenganzira bw'umugabo n'umugore cyangwa se bw'ababyeyi b'abana bababyara ibyo babikoreraga amasezerano. Hari ababanzaga gusezerana mu itorero nyuma bakajya mu buyobozi. Ubwo nawe nuko ibyabo ntabajyana basezeraniye mu itorero ariko ntabwo amategeko bigize basezerana kuko iyo aza gusezerana nanjye nka murumuna we ntabwo nari buyoborwe kandi muba mu ntege. Bivuze ngo ntabajyana ntabwo yize asezerana ngabire byemewe n'amategeko. Ibyo afite agaragaza ko yasezeranye ni impingano ntabwo yigize asezerana nawe. Izo mpingano zahimbwe nande? Izo zahimbwe na gitifu kuko izo mpingano zikuye muri murenge wa Kiramuzi niwe yasezeranye kandi urebe murenge wa Rugarama kuva hano habayeho kuza ubusabane. Ubwo busabane bwasezeraniwe n'abantu benshi abajyana ntibonetse n'ubu babisezeranyemo n'ubwo busabane nanjye nasezeraniyemo hamwe n'abandi benshi basezeraniyemo ariko ntabajyana ntigize aboneka n'ubu ubwo busabane wenda ngo mvuge ntabajyana yaba yarasezeranye ubusabane wenda akaba aricyo umugore yitwaye ko basezeranye. Icyo bita ubusabane mu isezerano by'undi leta igira kuvuga ngo barasezeranye poromosiyo ibyo byarabaye ntabajyana poromosiyo ntigize ayijyamo basezerane n'umugore we. Icyo nshaka kuvuga ku rupfu rwa ntabajyana byarambabaje n'akarengane yazize akarengane. Bivuze ngo leta y'u Rwanda niba igira uruhare rwo kujya kurengera abandi mu mahanga bameze nabi havuga ngo idufashije bakurikirana kirwa ntabajyana kuko niba leta y'u Rwanda ubutabera bibasha kujya kurengera abari hanze mu yandi mahanga bakagira umutekano abari mu gihugu bakaba babura umutekano navuga ngo byaba ari ikibazo. Aba navuga ngo leta y'u Rwanda ikurikirana urupfu rwa ntabajyana kuko ntabajyana we yararenganye. Icyamamaje ntabajyana ntabwo ari ubwa mbere ashimishwe. Ubwa mbere yarasinyishwe icyo gihe nari na mudugudu
bampamagaye ubwa mbere isaha ya saa 10 bati muze njyaho dusange hano ese muri bande barambwira ngo n'abapolisi icyo gihe narabyutse nka saa 10 naraje sanga hariya kuri ya rugo niho yari ari n'umudamu wita Priscilla barambwira bati ubwo nasanze ntabajyana bamushyizemo ipingu n'umugore barashyizemo ipingu muri iryo joro barashyize hariya ariko kugira ngo byita gushimuta bose hari umuntu batwara nijoro ko nta muntu wari yishe kandi no kuba barinjira mu mudugudu batari babimenyesheje umudugudu ntabwo ni ubushimuzi kuko nta muntu ukwiye kuva mu mudugudu afatwe bajyanye mu buyobozi aho umudugudu atabimenyeshejwe ibyo ngibyo nabyo ni ugushimuta ibyo byabayeho baragenda baramufunga bafungira Kiramuruzi aza gufungurwa afunguwe umugore we ntabwo byamunyuze ntabwo yanyuzwe no gufungurwa ko kuko imigambi yari yateguye icyo gihe ntabwo yari yagize gute ntabwo yari yakozwe ikimbabaje rero ishimutwa rye rya kabiri bamutwaye ari ku cyumweru ku wa gatatu nibwo nagiye kuri sitasiyo hariya Rugarama ya polisi icyo gihe nari ngiye mushyiriye imyambaro kuko n'ubundi bamufashe ari umuntu wari yijuriye mu kazi ke nk'uko umuntu bamufata ahinguye nagiye mushyiriye imyambaro yo kwambara mu bigaragara yari yapfuye kare usibye ko ubuye kutari yakaheze bigerayo babanje no gutwiba n'uburenganzira burya no kugeraho kugira ngo bagwe n'uburenganzira bwo kwavugana n'ifunga ni ikibazo hanyuma nibwo bambaje ngo urashaka iki nije kureba yitwa Ntabajyana na Liliane ubwo nibwo nta nubwo bigeze banamukingurira barafashe bafatana baga y'imyenda baratisha mu gikari bageze muri giriyaje mu idirishya ubwo nibwo numvaga abanyuri bavuga ngo Ntabajyana ngo yasaze none umupolisi yarambaza ngo ariko ubundi uyu mugabo hari uburwayi yagiraga bwo mutwe nabwira Ntabajyana yabaho nta burwayi bwo mutwe yagiraga ubwo rero niba ngo yasaze ariko bigaragara we yatoreye kuri inkoni yari yagize gute bamukubise kuko nagiye ku wa gatatu ijoro ryo ku wa gatanu ngira ngo nibwo yagize gute nibwo yapfuye mu gupfa ko rero nta nubwo bigize batumenyesha ko Ntabajyana yapfuye ubwo twumvise ngo nubwo bahamagaye undi hanze utari umwe mu muryango Ntabajyana yapfuye nk'umuryango ntabwo twari twamenye ko yapfuye twari tuzi ko akiri kuri sitasiyo agifunze nibwo twamenye amakuru ko bamujyanye hehe Ikiziguro ubwo ni ukuvuga ngo n'umurambo wagombaga kuza mbere kuko ibyo bari bakoze n'ibindi bari babiteguye nibwo nafashe umuntu tujyana Ikiziguro turajya tuvuga ngo uwo murambo twumvisha amakuru nuko mushaka kuwohereza ukaza ntabwo uwo murambo twemera yuko uza twebwe tutashaka ko uyu murambo tuwijyanira hehe Kacyiru twebwe dufite ubushobozi twakumenya ikisha umuntu wacu ubwo nibwo habayeho ikumira Ntabajyana ntabwo aho bahise bahagarira aho ngaho ubwo nibwo twiyambaje n'inzego z'umutekano twahamagaye ku karere duhamagara ku ntara cyokora baradutabaye ni ukuvuga ngo rero Ntabajyana urupfu rwe rwose yazize amafaranga kuko hari iterabwoba rivuga ngo kugira ngo umuntu avuge ngo ahari kwa Gakinda ngo yazitwa kwa Kagenza nabyo ni ikibazo kandi yaraje ashaka muri uwo muryango ibyavuzwe na Ngabire iterabwoba ribwira umuryango nyine ko azahazungura hakitwa kwa Kagenza kandi ari ahitwa kwa Gakinga ikibazo rero nawe tugifite ikibazo nuko twebwe twatwisabiye ubutabera hari inzego z'umutekano uhagarariye mu rwego rw'intara uhagarariye mu rwego rw'akarere ndetse na meya yari ahari twebwe twisabiye uburenganzira bwo gushyingura umuntu wacu by'icyubahiro Ngabire ikibabaje nuko yemeye ko agomba kumushyingura by'icyubahiro ariko ko bataramushyinguye yakoze ibintu ni ukwirerutsa asukisha uducanga n'akamodoka kamwe n'udutafari ibyo yarabikoze n'imvura hariya ntiruzura ubwo mbese ariko ikibabaje ni uko aza n'ubundi agashinyagura n'abahari bivuze ngo niba umuntu yaravuze ngo ngiye gushyingura umuntu akaba ataranamushyinguye
nabyo ni ikibazo kuko twebwe bari baduha uburenganzira ngo mushyingure umuntu wayo niba ufite uburenganzira nta n'uburenganzira yari afite bwo kumushyingura kubera ko ibyo byakozwe ariwe wari wabikoze ariwe wamugambaniye. Ikibabaje rero ni uko inzego ubuyobozi bw'umurenge habaho kuza byaba uburyo bwo gutanga amahoro kuko ntabajyana nubwo yapfuye yatanze amahoro uburyo bushoboka. Iyo umuntu afite ingo ebyiri akazivamo akajya gucumbika inzu zigasigara ari imisaka ari umuntu w'umugabo wafashe ibihe byo kuzubaka akazivamo umuntu akamara nk'umwaka ari mu ruzerero nziza ziri aho nta muntu zirimo, nta kuntu ntabajyana yaratanze amahoro. Bivuze ngo niyo mpamvu na leta y'u Rwanda yakurikirana urupfu rwa Ntabajyana uko byagenda kose. Ikibabaje rero ni uko Ingabire yahawe ahantu agomba kubakorera n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akagari n'abaturage bari bahari. Inyandiko mvugo irakorwa ahabwa ahantu agomba kubakorera mu gihe gitegereje inkiko na Ntabajyana ahabwa ahantu agomba kuba akorera mu gihe bagitegereje inkiko. Ntabwo Ingabire yanyuzwe, ntabwo yigeze yakira ibyo umuhesha wari uvuye ku murenge yakoze. Ntabwo nzi bihereye tariki akiramuha ntiyigeze ahakorera. Yaranze n'icyo yakoze ni uguhiga Ntabajyana amanywa n'ijoro, nta nubwo yarabaga mu rugo mbese yarahigaga umucengezi kandi atari umucengezi ari umunyarwanda nk'abandi. Ikibabaje rero ni uko aho yahawe atahakiriye ahubwo akaza gutera ahatahawe. Ni uko ikibabaje ni uko mukecuru hari ahantu hasigaye hari umurima, mukecuru yashaka abana nta mbaraga afite zo guhinga, urabona nyakwigendera yamusigiye imfubyi ingana itya, nta mbaraga afite zo kuyihingira. Mu gihe ashatse umuntu wo kuza ngo ahinga ako karima ibyo bita tugabane hazavemo utwaka wenda twe twatunga iyo mfubyi yasigaye. Ikibazo ni uko Ingabire yaje agahagarika abantu bahingagamo ashyiramo uwitwa Mahirane ajya mu Masinde nawe atabiye. Bivuze ngo nabyo birababaje. Twavuga Ingabire twavuga n'abamuri inyuma kuko iyo umuntu akubwiye gukora jya guhinga umurimo utahinze ukagira imbaraga zo kuwuhinga, bivuze ngo nawe ntawe utandukaniye na wa wundi mu gikorwa runaka arimo gukora. Ubwo ni ukuvuga ngo abahinze buri wese nabo bararira kubera ukuntu yaba yahinze Amasinde undi ngaza yabibe ni ikibazo. Ubwo havuga ngo nka leta y'u Rwanda n'ubundi mudufashe mubize mukurikirane ikibazo cya Ntabajyana urupfu rwe kuko yararenganye ndetse yababaje. Twageze hano mu babigize ubwiru Ishema TV tuzanye tutangaze byari kugenda bite. Iyo mutaza ni ukuvuga wari wamaze kuba inyeho. Inyeho ni iki? Ni ukuvuga ngo inyeho ni ukuvuga ngo nta hantu ushingiye nta kirengera ariko aho muziye ibintu bimaze kujya ahagaragara nibwo badufashije na leta y'u Rwanda n'ubundi n'ubuyobozi nabwo bumvisha ayo makuru buteramo n'ubundi buraza bureba n'aho nyakwigendera yaturukaga bukurikirana urupfu rwe rero nk'uko uhagarariye mu rwego rw'intara twari dufite amatsiko yo kumenya icyamwishe hagati y'abaturage ndetse n'ubuyobozi niba twemeye yuko Ntabajyana yishwe n'iki n'inkoni. None kuvuga ngo iyo umuntu yishwe n'inkoni abafitwe n'abagize gute n'abamukubise akavanirwamo no gupfa, abo leta y'u Rwanda igomba kubakurikirana kuko Ntabajyana yararenganye kuko nta kuntu atatanze amahoro bishoboka. Njyewe nitwa Ntakabure Jean Baptiste nkaba muri mukuru wa Ntabajyana. Icyo nshaka kuvuga rero ngiye kubanza kukwereka ko Ntabajyana impamvu yishwe bwari uburyo bwo kumuvutsa ubuzima, ntabwo bamuhoye imitungo kuko iyo mitungo yari yarayimuhaye iyo Ntabajyana yashakanye n'uwo mugore cyangwa se muri gakondo yo kwa Gakinga hera aho hose rero aho yari yarahamuhaye.
kugeza hirya hariya yari yarahamuhaye ngo yakoreye kubera ko bari baratanye bari bamaze imyaka 10 wenda batabana ariko haziye kugira ngo yiheshe amahoro amuhaha aho ngaho burabireba ni nagukunje tujye no hepfo hari gutanga inshuro 3 asigarana ka 1/3 cy'isambu yari afite arangije kugira ngo yiheshe amahoro nanone aramuhunga ajya mu icumbi ariko bitewe na gitifu w'umurenge avuga ati ntajyana n'uwami ukoze kuri uyu mugore ubwo mbese yaramaze gufungura none ko muri mutse ukoze kuri uyu mugore ukamukora uzafunga byikubye 3 abivamo amuhesha amahoro yigera mu icumbi amara y'amezi 2 urumva undi mugore yaragiye aho yari yarasubiye iwabo ariko ntacumbikaga kwa muramu wanjye urebye Mukarushema nawe yafatanyije mu kumugirira nabi kubera ko niyo yaje bakamucumbikira ntayoze Mukarusha kuri ucumbikira Ingabire akaza akagirira nawe muri mu wanjye ubwo rero aje niyo akaba yamfasha tukabunga tukamubamisha bikavaho ndashidutse ntabajyana apfuye ubwo niyo bigukundiye wenda tugere tukwereka undi murimo urabona kandi ashaka kubaza tuganira ushize nifuza ko mwahabwa amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera uratubwiye niba mwarayamenye ese mwamenye basaba ko mwahabwa umurambo mwarawubonye umurambo twarawubonye kuko niyo yagiye kuwikurira Kacyiru ariko muri make nubwo ntavuga ngo nikana kayindi ariko amakuru yishyiraga yuko muri iryo joro igihe bajyana bafunzwe baraye bamukubita umugore bamuhagarikiye bahagarikiye bamukubita Ingabire Chantal ku murenge nawe yaduhaye ikiganiro atubwira ko yaje kumusura wamuzanira kashi garabwa bamushiremo isukari urakoze cyane icyo nzi neza rwose nubwo ntabihamye kubera ko ntari mbihagaze hejuru nza makuru avuga yuko Ingabire yarahagarikiye abantu baribi twavuga abapolisi cyangwa se bamukubitira hanze bamusohoye baramukubise bamaze kubyinaza bamunaga muri gereza muri kashe nagara muri gereza muri kashe byumvikana ko ari ubwo bari bamunogeje urebye bahanaze intumbi ni nayo mpamvu kugira ngo ibintu bitamenyekana neza abari bafunganye nawe bwarakeye bose barabohereje bati mwese mutahe baba hari imbabazi barataha abajyana arapfuye cyangwa se bica yapfuye bamujyana Kiziguro ariko mu kumukubita umugore we yari ahari urumva ubwo rero narawubonye rwose ninjye wikuriye Kacyiru icyo nongeye mbishingeho agati ntabwo bamukubitiye imitungo bandi bamugiriye nawe ko bw'imitungo ni ukumuvisha ubuzima ahubwo ikibyishimo na simbizi kubera ko yaramuhaye 1/3 ntabwo nawe yasigaye mu kimwe uri mukuru wa nyakwigendera umugore we Ingabire nyakwigendera Ingabire Chantal yatubwiye ko yasezeranye na nyakwigendera nibyo dore ikintu cyemeza ko atari byo iyo wasezeranye n'umugore iyo ugiye kwahukana cyangwa ukajya iwanyu ntabwo abana ubavana mu muryango ariko icyemeza ko yatasezeranye nuko abana yabajyanye akabajyana iwabo akabarera nabo bamaze gukura kandi bagenda batafite imyaka irenze 5 nicyo cyemeza ubwo nuko bari mu ruho rw'umugore abana nabo umugabo igihe cyose yasezeranye afitanye amasezerano azarengera umwana akarengera umugore akarengera n'umugabo ni nacyo burya isezerano rimara isezerano ryo kurengera umwana bikarengera umugabo bikarengera n'umugore igihe bibaye ngombwa none rwose icyo niyo mpamvu nemeza yuko batasezeranye ikindi cya kabiri ntabyo nigeze mbona cyangwa niwe ukoreye mu ibanga kandi noneho
avuga yuko yasezeranye kiramuruzi ibyo bintu simbizi nari kugenda n'amaguru kumwana imodoka nayo yakodesha ubwo tujyayo bose baba barabikoze gusa ari kwisiga ntabwo byigezeho ni ukuri iki byaba arateye ikibazo akawugira naho abitakariza mu buzima nanjye niyo mpamvu bw'ibyo ashobora kuba afite ikintu kibyihishe inyuma kubera ko imitungo yose yayimuhaye ahubwo kereka niba wenda hari ibintu baba barahemukiranyeho mu mibanire yabo nawe akaba ari akantu k'imbaraga ntazi ariko kuko iyo yindi imitungo ntabwo yaramwicanye yamuhaye iyi mitungo yamuhaye yose yaranamuhaye n'amahoro akamubunga ubwo si cyo cyemeza ko inyuma hari ikintu kibyihishe gituma baramuvukije ubuzima navuga se ko ari ubugome simbizi navuga ko ari ubugome se simbizi ariko njyewe bamuvukije ubuzima kubera ari ikintu kibyihishe inyuma ntazi ishema tivi rwose ni bamwe mu banyamakuru niko navuga rwose baradufashije bituma ibintu byacu bimenyekana kurabona ko hari n'umwe mu cyaro ntabwo bakomeye dufite bari kutumenyekanishiriza ibyacu ariko kuba leta yaremeye abanyamakuru bagatuma amakuru amenyekana impande n'impande no mu cyaro rwose byaradufashije byatumye urupfu rw'intaragenda rugaragara natwe turamenyekana mbere rero ikintu nasaba nta butabera turabona nuko ahubwo dore ikintu cyambabaje nuko bagiye gufunga bagafunga uwaherezwe ngo yice bakareka uwatanze ngo yicwe ubwo ninde reka tuvuge mbabure ko rero yatanze umuntu ngo yicwe noneho bakajya gufunga ubishe kandi we bakamusiga kandi uzi ko no muri gihe cya gacaca umuntu yabaga yatunze n'urutoki yarabibazwaga sibyo umuntu yatunze urutoki undi yarahishe undi yaracumbikiye nyamara kandi ariwe wagabije abantu ngo bibice ku kigo ubu ariwe yidagendera ibintu arimo kudukorera ubu ntabwo arimo kutuzomba urutoki mu jisho bityo kugira ngo rero tugaragare tuzi n'aho tubabaye kurushaho ibi bintu byakugwaye arimo guhinga ariko ubanza bimaze kuba gute kurangira amaze kugaragaza ati rero natsimbuye yuko bisezeranye muri leta n'ubundi nta nubwo twenda kubyigarurira abana bantu bajyana bagomba bakafuza bakajya mu bintu bye igihe bazaba bakuze nta n'uwakuzeho n'urutoki urimo n'ikintu cyemeza kuba nabwo nagize kubivuca ubuzima abana be ndabakunda n'impamvu yajyaga mbafasha nkajya kubatangira mituweli n'ejo n'undi mwana n'umugarutse ku rupfu rwe muve nkubwire ikintu ndagakubwira cyari ikintu cyiza nabwira umuntu turi kumwe nk'ibijyanye ntabwo tubikoraho uracyumva wagira ngo usanga ibintu twendaga kuzigarurira niyo izo manza zarangira ndabira akagaragaza yuko impapuro mpimbano zo kusezerana ari impimbano ntabwo byabuze abantu bacu gukomeza kuko ni umuryango wacu ndangiza abana ni abacu ntawakora ku byabo ibintu ni ibyabo igihe cyose baba bakiriye nabo muri bo ibintu ni ibyabo wenda gukoraho ubwo rero wumva ko ni abajyana bazize kumuvugisha ubuzima gusa nta kindi nitwa twagira bihereze nisanga hano mutare ngiruda rero urupfu rw'ibibara rero ruva ku mpapuro z'imvunga zo gusezerana bavuga ko basezeranye ikihanuzi kandi haba abashiki bari hano nta n'umwe yagize gute bigeze abiherekeza kandi hakaba abantu bavuga ko yasezeranye ikihanuzi abantu bavuga ko yasezeranye ikihanuzi rero bagomba rero gushyikirwa ubutabera bakagera kuri izo mpapuro nabo bakaba bafunze bemeza ko nta byaha yari yasezeranye aho niyo dushaka bakaba bashyikirwa ubutabera n'ubutabera bari koko n'ubuvuga bwa ntaragenda bwakomeza n'ahandi izo mpapuro mpimbano zakozwe nande zakozwe nabo ngabo ubushyiramuzi babiriho basezeranye seyoze kubihe ubwo ni igiti cumi na mbere kiremuzi ariko n'amasezerano hari abasinya abo bimeze bite abo basinyeho rero niyo twifuza ko ubutabera bwafata bukabafata bukabigaragaza ese ntabajya basezeranye uyu ni ufite uyu ni se wawe uyu ni izindi yose nanjye ndi umuturanyi ihari yegewe byerekeza
ikibazo cy'ibisi nyuma y'urupfu rwe icyisho nyuma y'urupfu nabo ngabo bafatanyije nayo mafaranga bagiye nabo bayatabye kugira ngo badafunga kubera ko bariya bayariye basanga bo nibabona ntabajyana by'amafaranga ntabajyana azabitsindisha baya bamugerekeje basanga bazagamo byose gusa n'abafatanya amafaranga y'ikisho n'abajyana niba nta kintu akongera turagushimye nta kintu ujya byose kandi ukurikiza inama y'akajya rwose cyangwa ibindi nta n'umwe yakwiye ko ntagiye muri basezerana asezerana akagenda wenyine akajyana n'abantu nka mu mudugudu abantu batatu cyangwa bane abantu bafite bagafunga nta n'ikintu yongera ndekera nitwa Mubyeyi Priscilla hano mu kagari ka Matare mu murenge wa Rugara mudugudu n'Irebero urukana uvuga ko umugabo wawe ntabajyana buriya yapfuye wari uri murira muvuga muti turifuza ko inzego zose zadufasha tukabona umurambo kuri uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa 9 2021 bihagaze bite ubu ngubu navuga ko nubwo bigoye ko namubuze yagiye ariko mu bigaragara mwaradufashije narishimye kuko iyo mutaza ntabwo ibyacu byari bimenyekana nta bandi twari dufite bamenyekanisha ibyacu kugira ngo bigeraho buri umwe wese abimenye ariko bimaze kumenyekana n'ababikoze babonye ko ibyabo byagiye hanze byabaye byiza ko baduha umuntu wacu tukamushyingura tukamubona twarabashimiye mwarakoze gusa Imana ijye yaha umugisha ubwo rero ubundi njye navuga ko urugamba rwacu ariho rurinze rumutwara rwatangiye mu kwa 8 kuriya mwaka urangiye kuko Ingabire yigeze kumbwira ari mu gitondo nka 2:00 mu kwa 8 2020 arambwira ngo nzamubwire PC ngo ntabajyana tugiye kumurwanira ngo zamutsindira zamutwara abaturanyi barabyumvisha kuko yabimbwiraga aca mu muhanda avuye kwa Mukarushema hanyuma rero ubwo ngubwo njye sinumvaga icyo ashatse kwinjira numvaga sinanzi kurwanira nawe umugabo uko bimera ariko mbonye ko ari urupfu nta kindi yakurikijeho ubwo rero kuri tariki 11 z'ukwa 9 uwo mwaka nibwo twagiye kubona tubona polisi iraje rimwe nubwo badusanze hanze ni mu nzu nabonye polisi ihagaze hejuru ku buriri hanyuma rero ubwo ntabajyana we yari yabyutse nk'umugabo azi ko ari abantu wenda baje gutwara inka twari tunafite inka barayidutwara dufunze ubwo ngubwo mbona niciye mbona umwana we yambaye amapingu noneho barambwiye umupolisi wanjye ngo madame ntikarame ngo byuka nawe wambare ndabyuka ndambara ubwo rero n'ubundi twarafunzwe tumaze gufunga biba ngombwa ko tunaza kuko twarenganaga nyuma nibwo twaje muri iyo nzu Ingabire bidusangamo n'abana be babidusanzemo tubona ibintu bibaye urugamba njye nk'abajyana turahunga tujya kuba mu macumbi ibyo ngibyo byose umurenge wari ubizi gitifu w'umurenge akajya bavuga ngo njyewe uwo mudamu ngo nta burenganzira afite bwo kubaho ngaho ibintu nibyaye Ingabire agomba kubonamo ntabajyana bitaba iby'uwo mugore agataha muri make gitifu w'umurenge yakomeje kujya aturwanya ntabwo yajyaga yumva ikibazo cyacu Ingabire we akazamukira nk'aho yari afite ikivuganirwa yumva ubwo rero niho nabo twabonye ku inshuro biturenze mbangiye mu rugo umugabo atihangane urubanza kuri 20 ruzaba ibintu bijya nkabona uzagaruka tubane mu byacu tuzaba tubonye ubwo naragiye hanyuma rero umva barampamagara ati ntabajyana baramujyanye ariko kuko bifunguye ubwa mbere Ingabire yarabimenye ngo arababara aravuga ngo nidusubirayo ntabwo tuzagaruka ubwo rero numvise ko ntabajyana bamujyanye nahise mvuga nti ntazagaruka nyuma y'ibintu twari ku cyumweru ku wa gatatu ndahamagarwa barambwira ati umugabo wawe ngo yasaze ntizasarishije muri kiko nzi ko nta ndwara yaratuwe arwaye bati baramukubise arenda gupfa twari muri Guma mu rugo muri Murambi sinabibona uko nza kumureba ntegereza ko izarangira ariko ubwo ku wa gatanu mu gitondo numva ngo yapfuye byarangoye kubyakira ndashaka kumenya ubundi muri kasho nta iminsi myinshi bitatu bakagemura imfungwa bakazijyana Kiramuruzi ese kasho icyo gihe yari yabaye gereza ku buryo yari yakatiwe ajya kumara iminsi irenze 3 ni igiki cyatumaga bamurindirije ataragemuwe cyane ko n'ibindi bo bamujyanye bizeye ko bagomba kumwicira atagomba kugera Kiramuruzi ubwo rero ikintu dusaba umurambo twarabibonye mwarakoze mwaratuvuganiye turashaka ubutabera
ubu rubanza rwari kuri 20 bagiye basanga Ingabire yahise arusibisha ngo babura amagara apfuye. Ese niba yarapfuye ntabo yasize inyuma bakurikirana urubanza rwa Ntabajyana ibintu bikajya habona kubera iki bihutiye kujya kubisibisha wenda twebwe tugifite ko twakurikirana ikibazo cya Ntabajyana. Ubwo rero aho hantu hahingwa igice turatanze tugabane naho bari babaye nkaho umurenge udusigira tugabane cyite nkekeshwa tugabane niyo umuntu araza akakaho guhinga ufite imbaraga hanyuma mukazagabana imyaka. None rero ubwo tubona bibaye ikibazo uwo mugabo Ingabire yazanye witwa Mahirane ngo azatere mu masinda atarimye. Tubonye ari ikibazo tubasha gusa naho duhamagaye ubuyobozi ngo tubabwire ngo baravuga ngo ibintu n'ibyaye Ingabire ngo Ingabire niwe wasezeranye ngo ibintu n'ibyaye Ingabire ngo igihe urukiko rutaratesha agaciro ngo rutari rwagaragaza isezerano rye cyangwa rubitesha agaciro. Ese kubera iki Ingabire batakwihangana ngo akoreraho umugabo yasize amuhaye ko ikibazo kiri mu rukiko yagiye gusibisha iki iyo areka kikabaho ukuri kukajya hamwe niba yarateye ko kwibina akabyegukana agasigaraho umwana gusa ariko nawe akaba akoreye ahe natwe tukadukora hacu bikabanza bigasobanuka. Ubwo numva ko ari ikibazo kuko Ingabire arasigikiwe kandi Ingabire kuba wambwa ari n'umusozi numva ko n'ubundi ntacya n'ibyakozwe wenda bamigambi bamujyanye barafunzwe ariko kabitera urupfu rwa Ntabajyana waruteje aracyari umusozi n'abasigaye uwo azajya ashaka azajya azakoremo kuko arashyigikiwe. Ashyigikiwe n'abandi? Ashyigikiwe n'ubuyobozi cyane gitifu umurenge wa Rugarama kuko njyewe mfunguye yanihereye Hamagara sinari narashakanye na Ingabire ngo ninjya ajya kwaka imitungo gitifu amuhamagara njya ku mirenge nanagiye mfite ubwoba kuko rwo nari maze iminsi mfunguwe arangije arambaza ngo madamu ngo mwese madamu wa Ntabajyana ntamukira ntingewe ngo nta kindi nagutumiriza ngo nagira ngo mbihereze Ingabire ibintu bishya nabijyanye se ibintu bye ko yasabye inzu bakayimuha hari ikindi cyangwa Ingabire mfite ngo ngaho genda rero nicyo nagutumije ngo uhe Ingabire ibintu bye nta bandi babiri na Ingabire na gitifu umurenge bose nubwo wenda ntabona uko mbigenza nta bushobozi mfite ariko kuba Ingabire ari hanze n'abo bantu basinye testation ko Ntabajyana yasezeranye bakaba bari hanze na gitifu umurenge akaba kimuri inyuma amufashije mu bindi byose ndumva nta kundi kuntu ibyo ngibyo ni uguharabika ni ukuvuga ibintu bitari byo Eric Migambi se najyaga kugambanira umugabo wanjye ngo mbikure n'izihe nyungu ntabwo nigeze ngambanira umugabo wanjye kuko niba twari dufitanye ikibazo cy'amakimbirane yari kuzakemuka kubera yuko yari kuzakemurwa n'ubutabera ntabwo yari akwiye kuzakemuka kubera ko apfuye cyangwa kubera ko namugambanira sinigeze ngambanira umugabo wanjye. Umuryango uvuga ko utigeze unasezerana nawe aribyo watekinitse wowe n'abagufashije ibyo ngibyo ni ukubeshya cyane ko